siburi sengesho rizasubizwa kuko nsaba siburi ndimo izandura umutima nagufite. Tubaha ikaze bene data abari mu mwami wacu Yesu kandi batazacirwaho iteka ryo gupfa muri uyu mwanya mwiza tubonye. Reka tuganire iri jambo ry'Imana, hanyuma abari Burayi mwumvemo ikaze, bari muri Amerika, bari muri Afurika, bari muri Aziya na Australia, izuba ryo gukiranuka ry'Imana ribarasire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngoma za kabiri za ibice 7 umurongo wa 12. Hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati nimvise gusenga kwawe maze nitoraniriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, maze nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Uherero n'amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Uko ubu natoranije iyi nzu ayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoramo iminsi yose, amen. Imana iguha umugisha muvandimwe kubwo kuba muri uyu mwanya mwiza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ariko warasenze usengera mu buvumo, wasengeye mu butayu, wasengeye mu rusengero, wasengewe n'abantu benshi batandukanye, ariko ubona ntacyo byatanze ndetse nta n'umusaruro wavuyemo, ahubwo bakuriye ibyabo. Ariko hari ibintu 5 bishobora gutuma Imana yumva isengesho ryawe niyo utashaka abanyamasengesho bakomeye cyangwa se biyita ko bakomeye, kandi Imana ikumva gusenga kwawe. Niyo umuntu yaza aje kugusengera ariko ibi bintu ko ari 5 bifite, hari icyo bifasha mu isi y'umwuka, bitera Imana kumva gusenga kwanyu. Imana nyiramahoro igakora ibitangaza biruta cyane ibyo wowe wibwira. Reka tubiganireho rero ibyo bintu 5 bituma Imana yumva gusenga kwanjye, cyangwa se bituma Imana yumva gusenga kwawe. Byatumye Imana yumva gusenga kwa Dawidi, byatumye Imana yumva gusenga kwa Mose, byatumye Imana yumva gusenga kwa Paulo, byatumye Imana yumva gusenga kwa Petero, byatumye Imana yumva gusenga kw'abapfakazi bari bapfushije umupfakazi mugenzi we witwa Doruka wari umunyamirimo, ariko Imana ikamanukira kuza kumukiza. Hari ibintu 5 Israel Mbonyi aherutse kuririmba, aravuga ngo si buri sengesho Imana izasubiza, kandi niko kuri. Nubwo abanyamadini batubeshya, ariko si buri sengesho Imana yumva. Oya, niyo wakubita hasi agahanga ukabikora buri minota 30, niyo wavuga ndakuramutsa Mariya 8 cyangwa se 10, ntibizagira icyo bihindura mu buzima bwawe, keretse nuramuka umenya ibingibi Imana impishuriye mu ijambo ryayo kukubwira. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ni ibintu 5, hanyuma umwami Yesu akugirire ineza. Ni ibintu 5 by'ingenzi cyangwa se amahame 5 ari fondamentali gusenga kuguri gushingiraho, hanyuma bigatuma cyangwa se bikazana Imana mu buzima bwawe, bigatuma Imana isubiza amasengesho yawe cyangwa se amasengesho yanjye nasenze. Ibyo bintu ni iby'ingenzi, ndakwinginze ubikore. Icyambere ni uguca bugufi. Iyo ugiye gusenga uba ugomba kubanza guca bugufi mu mutima, ukareka kujagarara, ukareka kwiyumva, ukabanza ugaca bugufi. Hari icyo Bibiliya ivuga ku gusenga, Imigani 22:4, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye
ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Uwicisha bugufa ku Uwiteka, ingororano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana iduhana umugisha. Izo ni ingororano zo kwicisha bugufi. Hari icyo Zaburi ya 25 umurongo w'9 bivuga, haravuze ngo abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Imana iguha umugisha. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga, Dawidi umukozi w'Imana yabyanditse. Abantu bananiwe kwicisha bugufi, Imana ikoza akantu gato yishyira hejuru. Uw'Imana ihaye ibihumbi 100 amera nk'ubonye miliyoni, ubonye miliyoni amera nk'ubonye miliyari. Ahindura imvugo, ahindura amasengesho, ahindura umwanya yajyaga abanamo n'Imana kubera kudasobanukirwa iby'Imana ikoze mu buzima bwabo. Hanyuma muri uko kudaca bugufi kukazana limite, ariko uwicisha bugufi Imana ikomeza kugenda imuzamura ku byo yakoze, akomeza guca bugufi, imbigatera Imana kumwongera. Uko ugenda uca bugufi, Imana irushaho kugenda ikuzamura. Ubwo rero ihame rya mbere kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe nuko ugomba guca bugufi. Icya kabiri ni ugusenga cyangwa se amasengesho. Imana iduhana umugisha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 2 kugera ku wa 4 haravuga ngo yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe ku mwisaha 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Amen, amen, amen. Urumva ko amasengesho afite imbaraga zikomeye. Iyo usenga bigira umumaro cyane. Uburyo umuntu usenga ruta udasenga. Iyo udasenga mu buzima bwawe uba warapfiriye Imana ubusa, uba warayirumbiye, kuko nta wundi mumaro uzamarira Imana imaze kukurema no kuyiramya, kuyisenga, kuyihimbaza, kuvuga imbaraga zayo zikomeye. Iyo udasenga uba uri ikirombo mu maso y'Imana, kuko intego y'Imana si uko umuntu aba umukire cyane, si uko umuntu akora ibintu bihambaye, si ukugira uburanga butangaza, ahubwo ni uko umuntu agomba kubaho mu buzima buramya Imana. So rero ikintu cyiza waha Imana, wakorera Imana, ni ukuyiramya no kuyihimbaza. Icya gatatu ni ugushaka mu maso y'Imana. Gushaka mu maso y'Imana. Iyo usomye Imigani ibice 8 umurongo wa 17 haranditse ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Bisobanura ngo gushaka Imana bigutera kuyibona. Iyo usomye Yesaya 55 umurongo wa 6 aravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Imana iguha umugisha. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Iyo mubona Satani arwanya abantu basenga, we azi icyo ari gukora, ariko bibabaza cyane kubona abasenga bo batajya bahishurirwa cyane impamvu ibatera gusenga. Ariko iyo turimo dusenga nabwo n'ubundi buryo bwo kubwira Imana ibyifuzo byacu, ariko by'umwihariko ni uburyo bwo gushima Imana, ni uburyo bwo kuyiramya, ni uburyo bugira umumaro cyane mu ijuru. Wenda tuzivuga gusenga by'umwihariko mu minota mike, umwami Imana ndabizi neza ko azayiduha. Bisobanura ngo ukwiye kurwana n'imbaraga zatuma
ureka gusenga. Nta bukire bukwiriye gutuma udasenga, nta mwanya wa politiki ukwiriye gutuma udasenga, nta rushako rukwiriye gutuma udasenga, nta rubyaro rukwiriye gutuma udasenga. Ukwiriye kubaho mu buzima busenga Imana. Gusenga bikarenga urwego rwo gusaba Imana, ahubwo bikagera ku rwego rwo gusabana n'Imana. Ibyo bituma Imana ihinduka inshuti yawe, bituma ubona Imana mu bihe bitandukanye. Ba Danieli babaye inshuti y'Imana, bayibona no mu muriro waka nk'uko uyu nguyu uri kuwubona urimo waka. Gusenga byonyine nicyo kintu cyonyine cyagucisha mu muriro. Abanyabwenge b'abahanga ntibaragena uburyo bwatuma baca mu muriro, byarananiranye. Umuriro nicyo kintu gikomeye, kiri mu bintu bitatu bikomeye cyane mu isi. Abanyabwenge bananiwe gukontorora. Ntibashobora gukontorora amazi, ntibashobora gukontorora umuyaga, ntibashobora no gukontorora umuriro. Iryo koranabuhanga ryarabishe. Bashobora kuzana ariko iyo bawuzanye barusha imbaraga, bashobora kurema umuyaga ariko iyo baremye barusha imbaraga. Amazi ntabwo ntibashobora kuyakontorora. Imana rero iguha umugisha. Gusenga byonyine nicyo bishobora kumanaginga imvura, bishobora kumanaginga umuriro, bishobora kumanaginga umuyaga. Iyo umuntu asenga rero aba afite umumaro ukomeye cyane mu isi y'umwuka. Tuvuge ku kintu cya kane cyitwa guhindukira. Abantu benshi bashobora gusenga ariko ntibahindukire. Abantu benshi baza mu rusengero ariko ntibahindukire. Ariko Imana yavuze ngo bagahindukira. Uko guhindukira gutera Imana kuza mu buzima bwawe. Guhindukira ni ugutera umugongo aho warebaga, ni ugutera umugongo ibyo warebaga, ni ugutera umugongo aho wajyaga. Abantu benshi bari mu nzira ijya kurimbuka, bari mu mwijima ukomeye kubera ko barasenga ariko barangiza bagasenga batarahindukiye. Abasambanyi ntibabiretse, abagome ntibabiretse, tugeze no ku rwego abarozi binjiye mu rusengero ndetse ntibagarukira hafi gusa, bahagarara no ku ruhimbi bakorera Imana bafite ibindi bintu barimo. Ariko dukeneye gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, duhindukiye. Niba warasenze, niba uri mu rusengero, ukeneye guhinduka, ukeneye no guhindukira ukava muri bya bindi bwa bwibona, ukabureka bya bintu wabagamo, ukagira gute, ukabireka, kuko Imana ikeneye ko tuyisenga ariko duhindukiye. Imana iguha umugisha. Sawuli amaze kwihana ahuye na Yesu, yari yihannye, amaze kwihana ariko aranahindukira, yinjira mu masengesho, bamurambikaho ibiganza, arahumuka, yuzura umwuka wera, ahinduka umukozi w'Imana utarigeze yongera gukorera Satani ukundi. Ariko abantu barashaka kubifatanya. Iyo ushaka ko Imana isubiza gusenga kwawe rero uba ukwiriye guhindukira, ntuhore wihana bya bindi, aho gukarwana no kugira ngo bivemo burundu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo rya gatanu rivuga kureka ingeso mbi. Kureka ingeso mbi. Iyo usomye igitabo cya mbere cy'Abami ibice 21 umurongo wa 28 kugera ku 29, hari amagambo avuze ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'Itishubi, riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye, uko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Imana iduhana umugisha. Hanyuma iyo wahindukiye bitera Imana gukora. Ahabu yarahindukiye, nawe ajya gusenga, akora bya bintu bitanu bitera Imana kuza mu buzima bwe. Hanyuma kuko byakoze biremereye, iravuga ngo kuba yahindukiye sinzamuteza ibyago, bizaza Ahabu atakiriho. Ibi bintu bitanu rero ni ingenzi ku buzima bwawe. Nimba ushaka gusenga, niba ukeneye ko amasengesho yumvikana mu maso y'Imana, bihindura amahame agenga ubuzima bwawe. Umenye ko ukwiriye guca bugufi, umenyere ko ukwiriye gusenga, umenye ko ukwiriye gushaka mu maso y'Imana. Ushaka amaso y'Imana ushobora bisobanura gusenga amasengesho menshi atandukanye, kandi ugasengera ahatandukanye, ugasengana n'abantu batandukanye. Hanyuma icya kane, ukamenya ko ukwiye guhindukira, ugatera umugongo bya bindi bya kera, ukinjira mu bishya. Hanyuma icya gatanu, ukareka ingeso mbi. Mama, papa, muvandimwe, musore, muhungu, munyabwenge, mucuruzi, muhanga, munyabukorikori, ukwiriye guhindukira ukareka ingeso mbi. Ntutume Satani agukoresha aho gukorera Imana. Amen. Nazashobora
si buri sengesho rizasubizwa uko nsaba, si buri ndirimbo izanura umutima. Ndagufise